Imodoka rero ngo imaze gushya wowe waruri nari magazara haruguru mbona imodoka ihire hano mu muhanda mo hagati ariko icyiza cyahabaye nabajije kubona itse mwumvise urusaku mwagiye kubona mubona turitse imodoka yatse umuriro abapolisi babigiza abantu ku ruhande bashaka kuyizimya haza kizimyamoto. Tuvuye no muri Kovino kuri Kovino nyine yazibaza iminsi tuzengereza muri Kovino ntabwo turayirangiza neza. Yariri mu cyerekezo kiva mu mujyi yerekeza ku giti cy'inyoni. Tuhasesekaye imodoka yatangiye gushya byagaragaraga yuko igice cy'imbere cyanakongotse kiri hafi gushiraho, ariko ubwo twahageraga duhise duhura n'inzego z'umutekano nazo zari zabukereye zije gukora ubutabazi. Turi kuri umwe mu mihanda ibarizwamo abantu benshi mu mujyi wa Kigali Nyabugogo, ni imbere y'inyubako izwi nko ku mashyirahamwe. Ni muri ya masaha mu mihanda ya Kigali haba hari kubarizwamo urujya n'uruza rw'abantu benshi bitewe n'uko ari amasaha yo kwerekeza mu kazi. Kuri uno muhanda habanje kumvikana urusaku rw'ikintu gituritse mu gihe abantu bakibaza ibibaye ndetse bose bakaza no gukebuka. Niko kubona rwagati muri uno muhanda harimo imodoka iri gushya yanakongotse igice cy'imbere cyose. Iyi ni imodoka yo mu bwoko bwa Daihatsu yariri mu cyerekezo kiva mu mujyi yerekeza ku giti cy'inyoni. Tuhasesekaye iyi modoka yatangiye gushya byagaragaraga yuko igice cy'imbere cyanakongotse kiri hafi gushiraho, ariko ubwo twahageraga duhise duhura n'inzego z'umutekano nazo zari zabukereye zije gukora ubutabazi. Kizimyamwoto yahise ifatiraho byari bigereye, ariko iki gice cy'imbere n'ubundi kikaba cyari cyahiye cyashizeho. Gusa ku makuru ari gutangazwa nuko nta muntu wigeze ahira muri kino kinyabiziga. Mu gushaka kumenya imvano y'inkomoko y'inkongi yafashe kino kinyabiziga, twagerageje kwifashisha umwe mu basore bakorera muri ino gare ya Nyabugogo. Ni umusore ukora akazi k'ingufu, abidutangariza muri buno buryo. Urahura komeye urebe nyuma naho wasi imbere nago byitwaye imbere nyine za nduru nyine wabizi ni yanzara tuba twifitiye. Tuvuye no muri Kovino kuri Kovino nyine yazibaza iminsi tuzengereza muri Kovino ntabwo turayirangiza neza, ariko tubusigaye tubona ibibazo bigenda byoroha kurenza ko ubuzima bwari bumeze turi mu kato. Bayita Kovino cyari Kovino 19. None se ukorera hano Nyabugogo? Hano rwose. Imodoka rero ngo imaze gushya wowe waruri nari magazara haruguru mbona imodoka ihire hano mu muhanda mo hagati ariko icyiza cyahabaye nabajije kubona nta muntu wari uyirimo, nta n'umuzigo wari ipakiye. Imodoka ihagaze ari irashye. Yaturitse mwumvise urusaku mwagiye kubona mubona turitse imodoka yatse umuriro abapolisi babigiza abantu ku ruhande baravuga ati muhungemo no muriro, abandi baraza nyine bashaka kuyizimya. Haza kizimyamoto niyo tubonye yizimije imodoka baranayipakira barayijyana. Nta muntu wayiguyemo, nta muntu wapfuye? Nta muntu wayiguyemo. Muramenye icyatumye iturika igashya? Ntabwo twabimenya kubera ko twebwe urabona nge ni umukarane sintwara imodoka, sinamenya n'impamvu yayo biteye. Agapfukamunwa ariko bataza iki tegeko. Kovino itagufata? Kovino twarayirinze, twaranabihagije gukaraba intoki buri munsi turabyubahiriza. Ibintu ni sawa cyane biri kugenda bimera neza. Nta wasi kubera yuko ngo iyo mbaje gutembera hari igihe navaga mu rugo ngo ngere kuri Kaburimbo nkagenda bansubiza ngo subira mu rugo. Ubu iyo mbaje kujya kuri Kaburimbo nshimira Imana yuko ibyo bibazo bishobora kuba mu gihugu cyacu. Tubwiye ko witwa ni Imana Faustin. Nta kazina k'akabyiniro ufite ka AKA? Akazina k'akabyiniro wanyita Rasta. Barasta bavuga ngo banywa ibintu bitemera, wowe nubinywa? Bavuga ngo barasta banywa ibintu bitemera, wowe nubinywa? Ntabwo nyambemo, nuko ariko bakunda kunyita gutyo gusa. Rasta reka tugushimire. Turi Nyabugogo ku muhanda nyine nkuko muri kubibona, ni mu minota mikeya cyane rero cyase mu masegonda makeya
ahangaha hahiriye imodoka. Ni imodoka yahiye iraturika ku buryo abantu bibajije ikintu cyaba giturikiye hano muri gare ya Nyabugogo cyangwa se ku muhanda uri hafi ya gare ya Nyabugogo. Ariko baribaza tese cyaba ari ikindi kintu wenda batekereje uburyo butandukanye, abumvaga ko gishobora kurenga igisasu, ariko ni imodoka yo mu bwoko bwa Daihatsu yari ituritse nyine ku buryo yahiye. Gusa byabaye mahire, nta muntu waguye muri rino turika cyangwa se rino shya ry'ino modoka. Byumvikane ko inzego z'umutekano nk'uko muri kubibona mu mashusho zahise ziyasesekara. Gusa imodoka yo murabibona nyine ko yahiye, yashize. Abatabazi bahageze cyangwa se inzego za polisi zahageze ziratabara. Imodoka bigaragara ko bamaze no kuyihakura, nyine ubutabazi bwagenze neza cyane. Kadushimira inzego z'umutekano zabyitwayemo neza ku buryo nta muntu wagize ikibazo, ndetse n'umuhanda ukaba wongeye kuba nyabagendwa. Byari bigoye cyane kumenya inkomoko y'ino nkongi yibasiye kino kinyabiziga, dore ko cyahiriye mu muhanda rwagati, kure y'aho abantu bakora ibikorwa byabo bya buri munsi bashoboraga kuvuga ikibiteye. Ariko ikiri mahire, uretse kukuba iki kinyabiziga cyahiye ndetse hakaza gukorwa ubutabazi kikanakurwa mu muhanda ku buryo ingendo zahise zikomeza, nta muntu wigeze agwa muri ino mpanuka. Reka tubashimire kuko mukomeje kubana natwe. Iyi ni Anonymous 250 Nyabugogo, njye nari Rugamba.